ladies and gentlemen, put your hands together for Umuyange. Umuyange banguka amashyi atarasha mbo amashyi menshi cyane. Abyiruka yasanze nyina Cincuri sari umusinzi mushiki wari Nyakabyiza ari ukumesera abaturanyi ngo bakunde babone impura ari nta mahirwe ntanze nyizo nkurumva z'urukundo kuri we byari nko gusetsa imbohe umugore wenyine ashobora kwizera ko ashobora kumukunda bujya ni nyina. Amashyi menshi kuri Rumaga. Rumaga numwe mu bantu nabonye ubuhanga bwe kera tukiri primaire. Hari ukuntu umwana yarokarashaza mu ishuri ryacu mu gihe ntago nsubiramo Rumaga rero ubwo umwana araza twese dutangira kumurunguruka tuvuga ati mbega kana. Rumaga rero ubuhanga yabutangiranye kuva kera mutagira ngo ikinyarwanda ni cyejo. Ye kumva numva aho yari yicaye ati mbega ingegene takakana ko kagegenyera vuga ni se Rumaga ingegene ayiboneye. Neneho yari umwe mu bana bakunda kugira utuntu twinshi cyane kandi twiza. Akagira ukuntu biriya bintu avuga ngo u Rwanda ruzira umwaga yarabihoranye. Hari ukuntu wamusabaga nk'akantu ntakwereke ko akwimye akakwima ariko ku buryo utamenya ko yaguhakaniye. Ugasanga umusabye nk'agakere akakwitegereza tamama masa ntasabiri nk'igisigati ukabura icyo urenzaho. None ahantu yanyemereje ari gutegura igitaramo ejo namunyuze hari kurangira umuntu ariko nagize ngo ari gukora ikizami cya provisoire kubera ikinyarwanda ngumva nugera muri izo mburira zitukura ntuhita ukata uraza kubona akayaga k'intambike gato uhita umanuka urabona ahantu hari inkomyi rumoroki urahasanga ntuyiteho rumoroki uyihorere ahubwo umanuke gato iruhande rw'iyo nkomyi kuri ako kayira k'amatungo urasanga amakuzungu iyo makuzungu ndi hepfo yayo. Nibajije uyu muntu ari kuyobora Rumaga ari gukora ikizami ari kuyobora umuntu. Muyoboke we ntacyo abivugaho kuko provisoire yarayiguze aba yiturije. Niba mugira ngo ndababeshya Muyoboke mbere na mbere reka mushimire warahirimbanye umuziki kuva na kera. Ndabeshya ntabwo beshya wampirimbanye we. Ndagukunda cyane nanjye ubu ndi guhirimbana ibi nibyo ndimo. Muyoboke kugira ngo mwemere ko yaguze perimi ndamubaza ikibazo kimwe yaguze provisoire na perimi namwe murabyumva nyine. Ndamubaza ikibazo nagisubiza mumenye ko mbabeshya cyangwa araba yarize nyuma. Umuyobozi w'amatungo agomba kuba afite imyaka fatizo 15 20 12 24 nta gisubizo cy'ukuri kirimo. ntabwo nabise ikibazo cyawe. Reka nsubiremo ikibazo buretse nta kibazo harimo n'abandi baziguze n'uyu nuko ntugire ikibazo. Umuyobozi w'amatungo imyaka fatizo A ni 14 B ni 15 C ni 12 D nta gisubizo cy'ukuri kirimo Muyobo. Nta gisubizo kirimo none se nabihakanye. Gusa provisoire iragoye. Ejo bundi nazanye n'umuniga wari warayibuze yayibonye. Ntabwo nari nzi ko yayibonye ngiye kumva numva mu modoka. Ese kuki abantu babonye provisoire cya permis bari barayibuze bayituka we? Nagiye kumva kuyemo telefone ngo akanyagwa ndakabonye sha.
ngumva ngo kagatumbagane ndakazanye ngo ngagapfusha bara ndakazanye ko kanyagwa ngo sha ngo ngarukiye ku mwamba nibwo twamenye ko ari provisoire ngo nzanye 12 gusasha ariko ndakazanye ko kanyagwa noneho hura n'uwayibuze uwayibuze we ntavuga ejo bundi mperutse gucumbikira reka muvuge nubwo ari hano wenda yiyahure Eric nubundi ndongera nkucumbikire ninjye wagucumbikiye nejo Eric rero yari yayibuze sinamenya ko yabuze provisoire araza Eric mbona yakonje nena ahantu Eric namenye ko yayibuze ni wa muskurota avuga niho namuvumburiye hari karagiteri rota abantu bara ntago nsubiramo hari karagiteri iranga abantu barota bavuga ubundi umusenzi niba muraranye ukajya kumva atangiye kwinanura hekenya amenyo ngo icyo gihe stand by umuswa agiye kurota stand by noneho numva Eric aratangiye Eric ko atarasanzwe yiyananura numva ari inanuye atangiye guhekenya amenyo ndavuga umuswa agiye kurota ye kumva numva ngo mbureho rimwe ariko ngo buriya bo babimuha yabikora abantu barota bavuga rero afite ukuntu amara kurota agahita cakirishuka agatuza umuswa ndavuga nti byose arabimbwira nanjye natuza mba stand by mu minota 3 numva kirongeye gihe kinyamenyo ndavuga umuswa agiye kuvuga ibindi shani nsubirayo rirari rimwe mbuze n'intarizana karakanyagwa gusa ariko muhe amashyi polisi y'u Rwanda by the way hari abantu iziha harimo na Ndahiro Valence Papi ni mugenzi wanjye turakorana akaba na boss yanjye nawe mushatse mwamuha amashyi niwe wanzanye we perimara ifite provisoire nawe ni kwa Muyoboke neno ntaga nyura ariko ndicyura yambwiye ko nawe ari kwinyine ariko azambwira ibintu byinshi cyane ambwira imishinga aho Muyoboke arabyumva neza papa agiye gukora umuziki aka ni akantu mbwira Muyoboke ntuje agiye gusohora indirimbo ari kumwe na Theo yambwiye ko ari remix y'indirimbo bita yarogeye bagiye gukorana ariko numvise avance Muyoboke we Muyobo uyu muziki ni indirimbo yitwa yarogeye abantu bayizi mumfashe karasi mbere yuko mwumvisha igitero cya Papi ntago nsubiramo reka twumve karasi ingoma yawe niyogere ni abana b'abantu yarogeye ingoma yawe niyogere ni abana b'abantu yarogeye Papi official cause shingiye ku minsi ya kera ndi umugabo wo guhamya ko nakure cyane habaho Imana itakura umuntu Theo ingoma yawe niyogere ni abana b'abantu yarogeye ingoma yawe niyogere ni abana b'abantu yarogeye Papi again ibihabwa amahirwe muri iyi si ni byinshi cyane ariko byose siko bitugirira umumaro ingoma yawe niyogere noneho nibajije ndavuga ni se yago yinjiye mu muziki murabizi Philipita yinjiye mu muziki yari umunyamakuru babu ntuzabimubwire ndavuga se na paparaje Muyoboke na coach Gaeri nibagiwe kubaza icyo kibazo ariko naje gusanga ikintu gituma abo bantu babivamo
umwuga w'itangazamakuru uragoye bareba ukuntu bavunika nanjye ndiwe ngiye nkora kuri tere bakavuga ati ibintu reka tubireke kuko kuri tere ushobora kuzindukirayo witwa ngo uri umunyamakuru ugataha ntacyo ucyuye kugira ngo uzabaze umuntu ikintu mubajije abari cyagusubiza biragoye bisaba imbaraga reka twakire mugenzi wacu uri mu ntara wagiye gukurikirana ikibazo turebe kuri tere ukuntu biba bimeze mubone imvune z'abanyamakuru utari butega amatwi ntago nsubiramo nibyo koko murakoze abakurikiye Jenny TV aka nakanya kamakuru twinjiyemo dufite mugenzi wacu Umuyange uri mu ntara y'amajyaruguru aho ari gukurikirana ikibazo cy'abaturage bahawe ikiraro ariko batari bagifite tubereyeyo natubwire ese abaturage bakiriye gute ikiraro reka wenda mbere yuko tumwakira tubanze dusoma ubutumwa bwa bamwe mu bakunda kudukurikira mwakire ikoranabuhanga uyati nitwa Muyoboke nibyo nanjye mbakurikiye live nkunda makuru yanyu ariko mujye muvangamo n'ay'imiziki nta kibazo tuzabigarukaho yego mugenzi wacu niba yabonetse wenda reka tumwakire atubwire ese icyo kiraro abaturage bakishimiye gute nibyo koko murakoze kumpa ijambo studio ahandi ni Musanze aho abaturage bahawe ikiraro ese baracyakira gute bakishimiye gute ndi kumwe n'uyu mumama wenda reka tumwakire abanza tubwire iby'iki kiraro kigiye kudufasha murakoze cyane nitwa Sperantia nkuko mubivuze ndishimye nubwa mbere mbonye umunyamakuru ndishimye cyane gose ariko reka nkubwire narumvishe ngo kuri radio ngo mwamanuye ibiciro by'umuceri by'akawunga murabimanura kubera iki twebwe mutadukaturira niba uri umunyamakuru koko kuki mutatuvuganira amavuta ntibayamanuye ese babimanuye i Kigali gusa nicyo nakwibarizaga mwana wanjye noneho gira ngo murabibona ni imvune biragoye ko umuturage yasubiza ibyo umubajije yifitiye ibindi bibazo ariko reka tuganire n'uyu mupapa yego papa twaje hano mwishimiye ikiraro mugiye gutaha iki kiraro kizabafasha iki urakoze mwana wanjye nitwa Kamatari uyu ni Geoffrey n'umuhungu wanjye uyu ni James nawe turaborozi twabigize umwuga hoya muze mbere yuko umbwira ibyo mukora banza umbwire iki kiraro kirabafasha iki niki kigiye kubafasha maze rero mubwiye mwana wanjye ndabona tungana singana nawe mutuvuganire abo bashumba batwoneshereza inka zacu babanze bakature bamenye ko ubu bwatsi tuba twarabuteye tubushoboye urumva kubera icyo umuntu yumva ko yaragira mu ko umuntu nta kintu yitayeho Kabiri